Ndi Papa Sava. Ndagira ngo twongere duhuze ibiganza dushimira ababyeyi baganiriye neza. Yaboneka amashyi ariko babyeyi rero miryango migari ngira ngo nyakugira Imana wakomeza ibiganiro. Murakoze. Arakoze umusangiza w'amagambo. Ndimba. Ndakumva pasti. Twanezerewe abantu banjura bareba. Nababonye barakeye. Ariko rero murakeye uyu muryango kubona barakeye wokagira ngo mubanyemo. Uyu muryango kubona rero urashima. Nubwo ndi ingabwa y'umuryango abandi intumwa ariko ndagira ngo na nyirasenge w'umukobwa burya nawe aba yarishya kuye. Rero ndagira ngo ngutume nkawe ntumwa y'umuryango ubu butumwa mbugushyikirize ndagira ngo ujye ejuru kandi umuryango nk'uko wagutumye kwizeye nanjye ukantu umunyizeye urantumikira. Ngira ngo uteye igitero naringiye gutera. Yego. Reka ba nyirasenge ngo namwe babimenye ko muhari. Mwakire mu y'umugisha. Pastor rero Ndakumva ye. reka nanjye ngushimire. Ngira ngo wabonye ko twari twabiteguye. Mwakiriwe n'impundu, mwakirwa n'amashyi ndetse n'itorero ryiza mwabonye ryabakiriye hariya ku marembo riririmba neza. Nabonyemo namwe abagize itorero ry'iwanyu. Nta nubwo twaririmbye za ndirimbo nka zimwe zadutse. Hari izo mperutse kunyura ahantu sanga rwose bahanishije bavuga bati rwose bati Yesu wacu bati ngo yaragikubisa arakicarira. Ubwo ni cya Satani. Ngo yarakibirinduye kicara hejuru. Urumva ngo arakigwigiriza. Wakurwanye ubagannye wawe ntiyahisha amenyo. Ngo yarakibirinduye Guri cya Satani. Ngo yarakibirinduye. Bese Papa Sava Cya shitani cyangwa ni cya kibuye cyari Ni igituro. ni cya kibuye Cyari cyari gikinze kumva gitumo. kimwe bageretseho. Ese ni cyabirinduye. Numvaga cya shitani nicyo bahora babirindura. Nicyo bahora babirindura. Kugira ngo yaratoroheye. Ni cya kibuye. Cya kibuye ngo yarakibirinduye. Cyahise yicara hejuru. Ngo amaze kukibirindura akicara hejuru. Ubu ni muzima. Ngo Yesu ni muzima. Rero uriya abahanzi bacu nabo hari igihe bashyiramo inyurabwenge. Hanyuma abantu bakabyumva ukundi. Ariko nuko yarakibirinduye akicara hejuru nyine nuko. Reka twikomereze. Turacyashima Nuko ariko kandi nturuhe ndacyagutuma. ninjye ukwiriye kuruha. Nturuhe Icara ndacyagutuma. utuze banza usome. Kuko njyewe uri kwihuta. Njye kuko nagabanye. Niko. Yego ye. Uretse banza usome. Hanyuma unansuriza uwo mugabo mwegeranye Papa Sava muheruka. Se Papa Sava uraho? Uraho neza. Nuko nuko. Uzi ko unahize ko wageze za Burayi. Ntabwo natinze. Numvishe ngo hari ukuntu wari ubirimo neza. Bari barantumiye araho nagombaga kujya gutarama. Ariko wa mugabo we Bega sinzi uruntu nagiyemo rukururuka gutya rwitwa gari ya moshi. Uzi guhanga uhamagare nk'uri imbere. Na rwose warugiyemo. Ntago ko. Hanyuma ni indege gusa. Hanyuma ngeze ku butaka
ntihabayo amabisi nk'ayino se nayo arahaba ariko ubwo urumva se nari gutega bisi nagezeyo ahise muganira akayijugunye Yesu ahora agenda ikintu kitaba iwacu noneho biba bitandukanye hari ikinyuraho nk'umurabyo bakita tre a grande vitesse kiruka koko kigahagarara gite ni indege y'ubutaka baba bagikontorora hari n'ibindi biba bifite noneho narabajije hari n'ibindi biba bifite ngo ibintu bya rukuruzi by'amashanyarazi kigenda gifasha we hejuru kabona kirenze hariya noneho hari ahandi twagiye rero wa mugabo hari ibyo bavugaga bagiye kubaka inaha nkajya mvuga ni ntabwo bibaho by'utumodoka tugendera mu kirere hejuru se hari imodoka y'amahirwe ariko rero numvishe sinumvishe bavuga ko n'inaha bigiye ngo kakajya kava nka Remera iminota 5 kakikubise Nyabugogo imodoka imanitse bagatanga se amafaranga ubwo bakajya bemera kujyamo ubwo iminota 5 sawa wagendaga 30 urashaka kuhagendera ubuntu ariko rero reka nkubwire ahubwo igiciro cyane turiya tuntu ntituza umva tuzaba tugabanyije bimeze urabona nk'ibi bipoto bashyiraho amashanyarazi binini cyane bashyiraho ibintu by'ibigozi urumva noneho ibyo bigozi bikajya guhura nka kuno nyine amashanyarazi agiye nk'uko nyine yagenda noneho bagashyiramo utumodoka tumeze nk'udutebo nk'udusanduku hajyamo umwe se oya benshi yego nyagasani Ni nk'akavatiri ni nk'akavatiri bakatsa ukabona ngo fyo ariko ibyo ni iterambere ntabwo wumvise ngo no mu misozi nk'abantu bashaka gusura nk'imisozi miremire mazira za Kabuye ngeze se kwa bacyango twifatira papa sava ibyo avuga turabyumva wowe wageze muri Korea ariko ni byiza tuzajya tunyaruka utwo tumodoka ntabwo abantu inyota yabicira mu modoka yewe mureke dukomeze urabona nka kuno tujya tuzamuka za Kabuye turi muri siporo tuvuga tuti dukore siporo noneho ushaka kuhasura ariko atari siporo ugiyemo bakubaka ako kantu bakubaka icyo kintu bagashyiraho utwo tumodoka ukajya ugenda ukava Nemba Kabuye ubwo ukaba hari icyo ubonye wowe ukagerayo noneho nyine ukahasura neza warangiza ukongera ukurira nuko abantu bagenda bakajya Rubavu bakahasura bakagaruka yewe ndimba ubu se bashyiramo lisansi kandi hari amashanyarazi amashanyarazi ukawugendamo ubwo se bamwe ntibafatwa ntabyo nakwirwa ngenda n'umuriro yewe wivunika twebwe iyo tujya ndabona atari kure bizabasanga ni muhumure ni vuba hano aho tujya ndabona atari kure bari ujya gatoya yewe ngaho ibyo ni iby'abatanazi n'abandi uru rubyiruko nazanye rungaragiye banza ariko bazabireba base karame reka two kwiyima ibyo twateganyirijwe kuko ibyo byose aho byakozwe ntawamenya n'igihugu cyacu urabona ko gifite iterambere ryihuse kandi nabyumva ubuyobozi bwiza dufite buba buvuga ko iryo terambere twese rizatugeraho kandi biri hafi ese gari ya moshi bavuze ko batangiye umushinga niba ahandi bishoboka kubera iki twebwe bidashoboka buriya rero iyo byavuzwe biba byarangiye reka dusubire mu mujyo yego reka nkubwire rero twashimye nubwo ari akari kanyuzemo burya kuganira ni ngombwa erega tukanibukiranya nawe narebye rero ndeba ba papa sava ndeba ba Teresiforo muri kumwe ndeba inyuma yawe abasore mbona batakiri bato abagabo b'ibikwerere ndareba ndavuga nese noneho ubwo twirinze za mbyino n'indirimbo aho papa sava yaba agiye kurunorovera abandi niba agiye kurunorovera se
kwayo batabivuze ngo tumenye uko tuzitwara n'ibyo tuzakoresha. yaba teresifone ariko njye niba rero atari ukurunovera mureke rwose mari impungenge utaza kuba waje gusabira umwe muri abo tukaba twabivuze uko bitari. wivunika rwose naje niteguye kandi koko mbere na mbere y'ibyo wifuzaga kambanze byimazeyo uyu muryango mugari ureba urashimira uwanyu rero ndagira ngo ubanze ushyikire aho ushyikiririza umuryango reka nshimire ibi si ngombwa guhaguruka ubundi ze kuri ugushima. yego erega turi bamwe ni ugukomeza yewe muryango namwe muryango waje udusanga turashimye natwe nuko turashimye kandi nanavuge nti muzajye muhora mutugenderera ntabwo nuko rwose ntiduheje uyu munsi natwe n'ejo bundi natwe tuzaza iwanyu. yego hagati aho rero impungenge wari ufite ndagira ngo umusore wanjye twamutumyeho ndagira ngo anyarutse umuramutse umuramutse ababyeyi bamuramutse kuramutsa nibyo ari hafi rwose mubabwire nyamuna banyarutse di twongere duhuze ibiganza rero dushimira ababyeyi baganiriye neza ngira ngo yaboneka mugende gakeya mutambuke yaboneka protokole ko ndeba data ndabona ari koperative ubwo sinzi niba harimo kizigenza muri ndeba basa bose nkaryazina umunyarwanda yise umwana we ati basa bose ndaza kubatandukanya ntera. oya ni baramutse urabibwira wumva imbavu harya bambwiye ngo yitwa ndedi niko uraho aho sha uraho koramo wumve neza ugiye ku ruhande uramutse ribera kurora nakugeraho urumva imbavu zibura ikintu niwumva izuzuye umenye ko atari niwumva habura ikintu uramenye ikibura icyo ari cyo nusangamo ikintu ugiye hariya uratwuzuriza nusangamo ikintu uratwuzuriza uraho bati nusangamo ikintu uratwuzurize ribera kuru ribera kuru uraho pasite ribera kurora ntago wamuyoberwa nibera kurora koko uraho ikivugo cyawe ni ikihe sha ndi ikikanya ku mubiri rugema hica bacyumvise ra yesubire muja ikikanya ku mubiri rugema hica umva protocol uramenye udashyiraho ngaho rero rw'igisoreza reba uko bigenza ndakomeza kwivuga hano komeza protocol komeza. ndagira ngo iyo nkone uyishyikirize byungura inama wawe maze wongere uzamura amaboko usuhuza uwo muryango. ongera unazamura ahangaha ushimire uyu muryango
ati murakoze babyeyi mwareze neza, ati nanjye ngomba kubahesha ishema. Ngaho rero tambuka rubanguza nkaya rwankubita ukaba umudakika wa Rwatangabo. Uyu ni sata basingiza batabeshyera akaburwagiriza bigarama rwa Semukanya. Rudahanga mu gahanga yanga k'abanyamahanga bamuhangara ni rwema rw'imanzi watatswe n'Imana amahanga yateranye. Kugira ngo murabibona ko akwiye ibyicaro mu muryango wacu. Babyeyi rero nk'uko twakomeje kubivuga turava mu bwiza tujya mu bundi. Ndagira ngo nongere mbasubize umwanya wanyu mwari mwanije. Arakoze nanone umusangiza w'amagambo Ndimba. Ngira ngo umusore wanjye w'umuryango mugari ureba waje ukugana akaturenza ibikombe tugaterera imisozi tubagana ngo twahakirwaga. Rero nawe ndagira ngo nanjye umpamagarire uwo murerwa yigire hino kugira ngo mbese umuhungu wanjye ashire impungenge. Kandi rwose ntegereje yuko nanjye atari butinde aze muramutse. Mbona uwo nagendeye ijoro n'amanywa n'umwe n'uyu muryango. Urakoze. Uragira uti twazamutse imisozi ndetse tumanuka indi, ntabwo ubaye nka wa wundi uti kuvuga ngo umwana yabarengeje imisozi. Abigeze kuba ati uyu mwana rwose mureba yaturengeje imisozi, tujya kwibona twibona aha. Buriya rero ngo agasozi kamanutse inka kazamuka umugeni. Ibyo uvuga ndabyumva, reka mbwire abari ikambere hanyuma bandebere abo bakobwa baba bari mu turimo, baba bari mu mirimo, baba barimo gucunda, baba barimo gutunganya ibyo mu gikari, ubundi baze bakuramutse bongere basubire mu mirimo. Murakoze cyane. Baraje ubaramutse, nari mbaye nka ba bandi. Ndebera sha, yewe wowe ndeba uhagaze aho ku nkike, babwira uti ni munyarutse. Kongera duhuze ibiganza rero dushimire ababyeyi datanya kubyara, ngira ngo amatwi aracyari mazima. Nanjye nimbona habayeho guteba ndi buze gusimbukira yo mbabwire. Umubwira atambuke urwo rw'urukumbuzo urukundo rudatuba, agaseba agasa n'inseko isesuye agasa na kibera inka. Ni isimbiri simbagizwa kandi data nuza kubona atinze kugera aha ngaha uri buze kubyihanganira kuko ingendo ye ni uruhogoza mbyeyi, ntago ari maguru ya sarwaya wirukansa agasiga imvura n'umuyaga. Reka ndasweyo reba aho bigeze maze mukomeze muganire. Pase karame. rero buriya mu gihe tugezemo, yego ze kubyumva neza, nteze amatwi. imyiteguro iba ari myinshi. Babanza kwisiga bakipodora. Niyo mpamvu uyu muhungu avuze ati reka ngereyo, baba babimenyereye. Buriya araje, ndabona agarutse, reka atubwire aho bageze. Ntago mbashije kubabona ariko mbatumyeho ababagiye imbere cyangwa abashinzwe gutegura inzira zabo. Ndagira ngo nyaboneka mubabwire batambuke, ababyeyi barabakeneye. Ese mujye munyaruka sha. Nkuko mubimenyereye rero aza agaragiwe na bakuru be.
baby. Yes, I do. Even me, I do. Yes, you do. Izina rya Yesu. Ibijye wowe uracakora cyaka. Ikibazo. Data rero muri buze kunyihanganira nanjye mbisanze gutya ahubwo mu mwanya wanyu kugira ngo mubigorore tumenye iyo byerekeza. Kosha. Ibi ni ibiki? Murakoze babyeyi, nk'uko mubibonye dusohotse nyine nk'uko bidasanzwe nk'uko mwari mubyiteze, ariko turagira ngo tubabwire ubuhemu bw'umuhungu wanyu. Uriya muhungu ni umuhemu, ni umugome, ni umwicanyi, ni umugome mu rwego rurenze uko mwe mushobora kuba muri kubyumva cyangwa mubitekereza. Uriya muhungu twarakundanye guhera 2019, dusezeranye ko narangiza kwiga tuzabana, bitewe n'uko njye nari mfite ubushobozi bwo kumufasha. Yari umwana w'umuhungu, yarambwiye ko adafite ababyeyi, ari imfubyi, adafite epfo na ruguru. Nk'umuntu rero njye numvaga ko mukunda, nk'uko mubizi umuntu ukunda nta kintu na kimwe utamukorera mu gihe ufite ubushobozi. Naramufashije, ndamwishyurira arangiza segonderi, arangije babye mwumve ko nikokoye udufaranga twese nari mfite nakoreraga twose natumushyiragaho, naramugaburiraga, nkamwishyurira ishuri, nkamwishyurira yewe n'inzu yo kubamo. Nari narabaye nka mama we kuko numvaga ari umuntu tuzubakana ubuzima bw'ejo hazaza, tukabyarana abana, tukubakana umuryango. Ntihaciye kabiri arangije kwiga, ntarangije kwiga segonderi ajya kwiga na university. Ibyo byose ku mafaranga yanjye. Ibyo birabaye, arangiza university afite amanota meza cyane rwose, ari mu bana ba mbere mu gihugu. Ndavuga nti ese kubera iki ntamufasha akajya kwiga na university gukomeza masters hanze? Ndamufasha, ndamwaprayingira uko mubyumva uko n'itike yamujyanye ninjye wayimwishyuriye. $3,500,000 ninjye wazitanze kugira ngo agezeho kugira ngo atangire ubuzima. Ibyo byose byari ku mutwe wanjye. Ikibabaje gituma mvuga ngo uriya muhungu ni umugome, ni umwicanyi, ni umurozi. Agezeyo yaramburotse, aboroka nimero yanjye, amboroka kuri Instagram, amboroka kuri Facebook, ahantu hose hashoboka nashaka kumubona hose arahabroka. Igitangaje namuhamagazaga nimero y'undi igacamo. Kera kabaye nibwo nahuye na mugenzi wanjye, reka nawe babwiraga inda yamuteye. Simubona uriya muhungu wanyu ni umugome. Sinsoje kwiga segonderi ejo bundi, mwese simubizi. Sibwo amashuri yanjye nari nyarangije, mba mpuye n'uriya muhungu tuvugana kuri WhatsApp, ntamuzi pe, nta n'ahantu nari nigize mpura nawe mu buzima bwanjye. Umuhungu ati rero rwose mukobwa naragukunze kandi ngewe mba hanze, ndashaka rero kuzaza tukibanira, nkakwishyurira n'amashuri ugakomeza kwiga na university hano hanze. Ndamubwira ni ukuri waba untabaye, waba undemeye ubuzima bushyashya, ngewe ndi tayari rwose kuza.
ati rero urasabwa iki ugomba gushaka amafaranga ngewe nkagushakira viza mu by'ukuri mu rugo nta n'ubushobozi twari dufite pe naragiye mbaterera hejuru imirima baragurisha inka baragurisha uduhene twari twifitiye baragurisha amafaranga yose nkayahereza uriya muhungu uzi ikintu kibabaje kurushaho yaragiye abikirara hanze ku buryo nta nubwo yemerewe gusubiraho ibyo bintu byose yabimbeshyaga nawe ari mu gihugu amafaranga y'ababyeyi banjye narayamaze akazi kose nabonaga nkamwoherereza nibwo rero naje guhura na mugenzi wanjye ukuntu twahuye nta kundi nagiye muri salo gukoresha imisatsi kubera agahinda nari mfite nangira kuganiriza abo nasanze muri salo babwira agahinda natewe n'umuhungu akantu utwanjye twose akancucura uko mvuga inkuru mugenzi wanjye yungu yakumva umuntu ndi kuvuga nawe niwe wamukoze ibyo bintu biba ngombwa ko tuganira turaganira byose anyeretse ifoto nsanga n'uyu muhungu yaramburotse amaze kumburoka atangira mu bana batoya nawe amurya amafaranga natwe tujya inama turabati nk'uko yamubeshya kuba afitanye ubukwe nanjye akambeshya ubukwe reka buri wese abyemere uyu afite itariki ye nanjye yari iyanjye arangije turavuga ati tuzamukora ibintu ku buryo mu buzima bwe bwose atazabyibagirwa niyo mpamvu twahisemo kubikora gutya umusazi ariko muracyari nimuhumure muracyari bato muri beza ntimuzagumirwa rwose oya abahungu basina barasura iriya mbwa umuntu ujya kuvuga ngo nifuze yewe karame ndiri ibi byo ntawabona uko abyita ariko ibyabaye ntawe ubiburira izina ni amakwe aya niyo makwe bajya bavuga bana bacu bana b'umuryango ni muhumure muracyari bato ibyagiye byaragiye ariko ibi bibera isomo n'abandi bibera isomo abandi namwe isomo mwe mwararibonye ndamya ntashidikanya ko ntawakongera kubashuka papa sava ntawakongera ariko natwe noneho ubu ngubu ni ukwiga izindi ngamba herekeza ikirara twe twari twasabwe na se ati hatubere none abatereta ngo ni imfubyi yamaririje ngo yamaririje ni uko ahubwo inzira ntigwira umugenzi kiraducitse Imana ni nziza koko ibi ngibi nawe arabinkura hari ukazanya amafaranga urarwanira ibintu by'ingegera we murarwanira ibintu by'ingegera iyo umuntu ari bihema bari uriya kare afite telefone niyo yabikoze mugende mu mubaze muraburanira ingegera ubu murashaka kongera ibyamubizi mujyane impagarara mu rugo rw'abandi mugende mumubwire niba koko abangaba babeshya aze afate telefone hari ubwo aribo bamwirukanye akuze ko iyo telefone ushize marina agaciro ni akazi kanyu ubu si telefone ivaniye he no kwica ubuzima bw'abandi bantu mugende musohore sohora urandorera urabona ko abasore b'ubu nta kinyabupfura urabona ko abasore b'ubu nta kinyabupfura ukuntu bari batanyije bagiye kurwana ahubwo se aba bantu nibatagira abantu bakuru amaherezo azaba yayo none se murebere aba basore baherekeje mugenzi wabo aho bakihaye akabanga ngo bavuge bati ibibaye reka babana kuko none nabo bahagurutse
bagiye kurwanira telefone. ngaho ndebera ndimo ngaho ndebera urubyiruko dufite ruraganaye niba bababajwe n'ibyo mugenzi wabo yakoze biteye ipfunwe bikaba ngo bariganye bari bagaragiye ubu bose nuko bameze barinda kuva inyuma iriya baje kuyitwara natwe ko twicaye aha ari twe twakabaye tubwira uriya mubyeyi tuti wenda niba muyiduha murayiduha ku neza azaza yisobanure bakwiye kuza kurwana kumena ibintu biradusaba kugira ikindi duhindura kandi bizakunda ntabwo ari benshi ni bakeya bameze oya ni bake